buri jambo rivuye mu kanwa kacu ni nk'imbuto duteye, uko aya magambo ashobora kumera akera imbuto nziza z'ibyishimo n'iterambere, cyangwa akera imbuto mbi z'agahinda ndetse no gucika intege. Akenshi ntitubitekerezaho, ariko amagambo duhora tuvuga n'ayo tubwira abandi, ayo magambo yose afite imbaraga zo guhindura ubuzima bwacu. Tekereza ku muntu uhora yibwira ati ntacyo nshoboye ndetse nta n'amahirwe ngira mu buzima, ibintu byose byarananiye. Aya magambo ahinduka nk'urusika rw'ibyuma bimufungirana. Ubwonko bwe butangira kubyakira nk'ukuri, maze bigatuma abona amahirwe ari imbere ye, akananirwa no kugerageza. Akibwira ko ari ubuzima bubi, nyamara ahubwo ari amagambo ye ari kubimukorera. Nanone tekereza ku muntu uhitamo kuvuga uti biragoye ariko ndagerageza, uyu munsi ntabwo byakunze ariko ejo n'undi munsi mfite imbaraga zo kubitsinda. Uyu muntu nk'ubusanzwe ntabwo aba yirengagije ibibazo, ahubwo aba ari guha umutima we icyerekezo n'itsinzi. Amagambo yibwira amubera urumuri rumumurikira mu mwijima, akamwereka ko bishoboka. Ingufu z'amagambo ntizigarukira gusa ku byo twibwira, ziri no mu byo tubwira abandi. Ijambo rimwe rishimwe ubwiye umuntu rishobora kumuhereza imbaraga z'umunsi wose. Ijambo rimwe ryo kumutera intege rishobora gutuma adacika intege mu rugendo rwe rwo gushaka kugera ku nzozi ze. Mu buryo bumwe, ijambo ryo kunenga cyangwa guca intege rishobora gusenya icyizere umuntu yari yifitiye.